turongeye turabasuhuje bakunzi bacu ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko bakunzi b'iyicano yacu ya Nzuri Market. Turakomeza kubasuhuza tubasaba gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mukomeze murebe ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Murabizi ko ari twe company ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo igurishwa ikodeshwa kandi ku mafaranga make cyane, yizewe, itari mu manegeka, itari mu biza, idafite litige yariyo yose. Iki gipangu rero muri kubona kiri hano Kimironko mu karere ka Gasabo, hano mu mujyi wa Kigali, neza munsi y'isoko rya Kimironko, ahantu heza cyane muri quartier nziza cyane, hafi y'ibikorwa remezo, hafi y'amabanke, hafi y'isoko, hafi ya gare, hafi ya kaburimbo. Ni igipangu cyiza rwose kigezweho, gifite na annex nkuko mubibona, toilette yo hanze, igikoni cyo hanze, stock yo hanze. Ni inzu nziza rero ifite ibyumba 4, toilette 2, salon, salle à manger ndetse na cuisine iri moderne. Iyi nzu ndetse na annex yayo na clôture yayo nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho, byose byubakishije amatafari ahiye, ndetse ikaba ifite igikari gihagije cyo gukoreramo imirimo yawe yose yo mu rugo nkuko mubizi yuko kiba gikenewe. Iyi nzu kandi ifite ikigega cy'amazi, y'imvura n'icy'amazi ya wasake. Parking yayo ikaba irimo amapave ndetse ikagira na jardin iringaniye. Ni inzu nziza rero iri ahantu heza, ifite hanze heza, ifite ubusitani. Ni inzu imeze neza cyane kandi ishaka amafaranga atari menshi. Iyi nzu rero tukaba tuyibagurisha, tukaba tuyibahera amafaranga make ya miliyoni 50 ziri negotiable, cyangwa se ibihumbi 50 by'amadolari negotiable. Ni inzu nziza cyane twakurarikira rwose kuza ugasura, wayishima, noneho tukagukaturiza ukayigura ku mafaranga make cyane, miliyoni 50 ziri negotiable. Ni nako kandi dukomeza kukwibutsa gukomeza gukanda subscribe, ugakora na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe ndetse nawe ubwawe mubashe kujya mubona ibyiza byose tubagezaho buri munsi. Murabibona ko ari inzu nziza, ifite amakaro yose, ifite plafond nziza, ifite inzugi nziza ziri moderne zikomeye za ribuyu. Ni inzu nziza cyane kandi iriya quartier mwese ngira ngo ntawe utazi Kimironko urwego rwa quartier. Byonyine kuhabona ikibanza cya miliyoni 40 ubwabyo ni hatari, biragoye gupfa kukihabona. Ngwino rero usure iyi nzu, uyikunde, tugukaturire batarayigutwara, cyane yuko imari nk'iyi ngiyi ibonetse ahantu nka Kimironko en plus munsi ya miliyoni 50 iba ari imboneka rimwe, bahita bayirwanira. Imaze igihe gito cyane ku isoko, nitwe twenyine tubashije kumenya aya makuru bwa mbere, cyane yuko abantu baba badushaka ari benshi kugira ngo tubagurishirize bagire ibibazo bikemurira. Niko nawe rero ukwiriye kuza kugira ngo tukwereke imari za makeya ziri ku isoko. Nawe muntu ufite ikibazo cya banke, ukeneye kwishyura banke, ukeneye gukiranuka nayo, ngwino tukugurishirize ugire amafaranga wisagurira mbere yuko bigera mu cyamunara n'iki byose ngo biguteze abantu, bigutera umutima uhagaze. Ngwino tugane tugushyirire umutungo wawe ku isoko, ugurwe mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa kandi wowe ufite umutungo munini, ngwino tugufashe kuwumanaginga, tugufashe kuwubyaza umusaruro kugira ngo ubashe kunguka bishimishije. Tugukorera kandi tubakorera amapura y'amazu agezweho cyane, kandi tukabubakira amazu meza mu gihe cya vuba cyane. Turatangira kubereka amazu meza cyane tububakira n'ibiciro abahagaze, ndetse harimo n'ikibanza. Muraza kujya mubibona kuri iyi channel yacu. Duhamagara rero kuri 0788 cyangwa se 0782 Si ibyo gusa kandi wadusanga hano ku Muhima kuri Yamaha muri Feruje, kuri etaje hari amatafari ahiye yanditseho Shema House. Muri etaje yayo
ya nyuma. Ni nako kandi ushobora kudusura kuri Facebook page, Twitter, Instagram, hose twitwa Nzuri Market. Ni nako wajya kuri website yacu www.nzuri.rw. Komeza rero ukande subscribe kandi ugumye ukurikirane, ugumye uze tugufashe kubona serivisi zose waba wifuza mu bijyanye na real estate, mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, kuko nitwe ba mbere. Ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited. Nimukomeze mubane natwe, turabakunda cyane. Iwacu umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze cyane hano muri Nzuri Business Group Limited. Ngwino rero tukurangira inzu nziza, zikodeshwa, izigurishwa, ngwino tukugurishirize mu gihe gitoya. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze. Iwacu umukiriya ni umwami iteka. Murakoze cyane.